bamfatiyeho inkota ariko yo mu mubiri y'umwuka niyo wenda yari kumfata. Nibyo bimeze. Turashaka ko aya mashopu akwiye guhagarara yiyitirira umurimo w'izina Pentecote. Ladies and gentlemen, kuri uyu mwanya rero nk'uko mubizi ni SCIM TV, tugarutse muri wa mwanya mwiza wo kuganira ku makuru atandukanye ya gospel hirya no hino ku isi, imigabane itandukanye, aho tuzajya tugenda twakira abatumirwa batandukanye hano muri studio za SCIM TV. SCIM TV twongeye kubaha ikaze mu kiganiro menya ukuri cyangwa se ukuri kujye ahagaragara. Mwatangiramo dusuhuza. Mwiriwe neza? Mwiriwe namwe. Yego, namahoro. Namahoro. Mumeze mute akabeho ka South Africa? Turashima Imana, akabeho ka South Africa nta kibazo. Umeze neza? Tuhamaze igihe. Yes, Imana ishimwe cyane. Hanyuma twabahamagaye muri studio za SCIM kugira ngo tubashe kuganira kuri komanteri abakunzi bacu bagerageje gutanga, bazinyujije ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse banazinyujije kuri uburyo bwacu bwihariye bwite kugira ngo tubashe kumenya igikwiriye gukorwa. Uriteguye gusubiza ibibazo babajije? Nta kibazo rwose. Yes, Imana nk'umugisha cyane. Ariko ndabona waramukanye morale rwose, uyu munsi umeze neza. Urabona weda uyu munsi ntawe itaha morale. Imana ishimwe. Akazuba kavuye kuri uyu munsi ubwo haba hamaze iminsi hari imbeho. Yes, hari icyo twavuzeho mu kiganiro cyatambutse tuvuga ku miziro yagaragaye y'umwe mu bantu bari barasengewe cyangwa se bahawe inshingano. Iyo miziro yari iyihe? Ntekereza ko umuntu wabajije icyo kibazo yagize neza kukibaza, ariko nkuko navuze ko tutari twagera mu gihe cyo kuba wenda twakambikana ubusa. Ntituri mu rukiko, turi mu gutanga ikiganiro kugira ngo abantu bikebure. Ntekereza ko icyo gihe haracyari umwanya, ariko imiziro irahari kugira ngo byumvikane neza. Nuko bamaze guhabwa inshingano, umukozi w'Imana wari wabahaye inshingano ageze mu gihugu byatangiye kumugiraho ingaruka. Uwo mukozi w'Imana wari uvuga ngo Pastor Simon Pierre. Kandi no ku buyobozi wasangaga hariho nk'uko utameze neza, ariko hamwe no gusenga Imana no gufashwa n'abandi bantu, turashima Imana ko nta ngaruka zikomeye cyane byagize, ariko zirahari kuko zabayeho no ku murimo w'Imana. Kandi nyuma yo kugaragaza ko ibyo bibazo byari biriho, ngiye ntangiye no kubibaza bimwe, bamfatiyeho inkota ariko yo mu mubiri y'umwuka niyo wenda yari kumfata. Muri makeya rero uwo muntu yakihangana agategereza mu gihe kizaza, wenda ntawe ubizi uko bizagenda, azabimenya cyangwa se ntazabimenya, ariko igisubizo kizaboneka cy'icyo kibazo. None Jacques, ubushize wavuze yuko habayeho gutandukira ku ntego ku bakozi b'Imana mwatangiranye umurimo. Wari ushatse kuvuga iki? Nashaka gusobanura ko mu by'ukuri twatangiye gutandukira nyine kuva icyo gihe, kuko twatangiye gufata ibyemezo bitari byiza mu murimo w'Imana, bitanajyanye n'ijambo ry'Imana. Ni ibintu mfitiye abagabo, ni ibintu mfitiye ibimenyetso, ni ibintu ngomba no kwerekana, kandi hamwe hari aho nagiye mbyerekana. Kandi nanubu ndacyabyerekana kugira ngo abantu babe bareba uburyo byaburira igisubizo. Ariko icyo navuga ni kimwe, nuko kuba bavuga ngo twaratandukiriye, narababwiye nti murebe izina uko ryitwa Association Pentecote South Africa. Bisatse kuvuga ngo impuzamatorero ya Pentecote muri South Africa. Kimwe nuko navuze ngo ADPR, mbere ititwa ADPR, bamaze kuyifatanya bikozwe n'abakozi b'Imana bayoboraga icyo gihe, yahise yitwa impuzamatorero ya Pentecote mu Rwanda. Natwe rero twari dufite umurongo wo kureba uburyo twahuriza hamwe ayo matorero yose yo muri Afurika y'Epfo, tugakemura ibibazo byari bihari, kuko twabonaga ko bizagira ingaruka ku murimo w'Imana. Ntibyakunze rero. Namwe muzasanga abayobozi mubabaze ko mwitwa Association Pentecote, ni ayahe matorero yo muri Afurika y'Epfo mwahuje yo mu izina rya Pentecote? Ntekereza ko ntawe bazabona. Naho ngaho rero ngiye nshaka kuvuga mbivuze mu ncamakeya, n'ibindi byinshi wakinjiramo ugasanga mu by'ukuri ibintu ntibimeze neza,
kandi na n'ubu nahamya ko ibintu bitameze neza. Uyu yagize ati yavuze ko ibyo bintu bizatugiraho ingaruka cyangwa se ko byatugizeho ingaruka. Izo ngaruka ni izihe? Ingaruka ni nyinshi. Kugeza ubu ngubu imikorere y'itorero rya Pentecote abantu benshi barayizi ntiyubahirizwa, haba mu gutenga, haba mu guhagarika, haba mu mikoreshereze y'umutungo w'itorero, haba no mu mibanire ya gikristo ndetse no mu mibanire y'andi matorero. Natanze urugero bwashize. Ni gute abantu bavuga ko dukorera Imana tukaba turi aba Pentecote, kwa Kadende haba hari ubukwe, abandi bagahita bapanga igaburo ryera kugira ngo abandi batazajya nk'uwo muhango. Mu muco nyarwanda cyo turetse n'iby'itorero icyo kintu ni cyiza. Icya kabiri, hari igihe muzehe Sanzurwimo yaje hano, habayeho utuntu tutameze neza igihe bari gutegura igiterane cyo kugira bahurize abantu hamwe. Ndagira ngo nibutse neza n'abantu bari mu itorero ryo kwa Maritini ntibashimishijwe n'ibyabaye. Bari bavuze ko tuzakorera umurimo w'Imana twese hamwe, tugahurira hamwe, tugatangira ibya 10 n'amaturo twese hamwe. Bamwe bajya impaka bavuga ngo nitwe benshi, ngo ni ibintu nk'ibyo ngibyo ntakinjira mu uyu mwanya. Ariko byarangiye mu by'ukuri umushumba aho yandikira abakristo message nizoro turazifite ngo mbere yuko amateraniro aba y'igiterane. Uwo mushumba yarinde si ngombwa kumuvuga uyu mwanya ngo abantu bazabanze. Ariko numwe muri abo bashumba nyine bayoboye iryo torero. Yes. Ngo mubanze muzaze mu gitondo ngo itorero rirabakeneye. Mu gitondo abakristo bahageze barababwiye ngo nta kindi tubatumiriye, mubanze mutanga amaturo yishimwe n'amaturo asanzwe n'ibya 10. Amaturo asanzwe murayatangira hariya. Ngo bigaragara ngo icyo bashyize imbere ni amaturo n'ibya 10. Niko bimeze, nibyo bimeze. Turashaka ko aya mashopu akwiye guhagarara yiyitirira umurimo w'izina Pentecote. Babishake babyange agomba guhagarara hamwe no gusenga Imana. None Jacques, ushatse kuvuga ko hano abantu bakoresha izina Pentecote mu nyungu zabo bwite? Niko bimeze. Ku bakirisitu nemeza ko harimo abantu baza mu nzu y'Imana bashaka Imana, bashaka no kujya mu ijuru, ariko abayobozi hari ibintu bakwiye guhindura. Icyo wari uvuze ngo bahagarike ibintu by'amashopu, ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo hari uburyo buriho bukoreshwa nabi mu kirebana n'umutungo w'itorero uko tutabizi mu itorero rya Pentecote. Ni ibintu mfitiye ibimenyetso, ni ibintu nashyira habona. Reka wenda twe gutinda kuri iki ngicyo tuzagenda tubigarukaho mu biganiro by'ubutaha, kuko uyu munsi ntabwo twaguhamagaye mu by'ikiganiro twashaka kugirana, ariko twaguhamagaye kubera abakunzi ba SCIM TV hari ibyo babajije kandi bifuza gusobanukirwa kurushaho. Uyu yagize ati none ubona ibibazo bihari ari ngombwa ko byaganirwaho bigakemuka, cyangwa ubona ari ngombwa ko ubuyobozi bw'itorero rya ADEPR ku isi bwafata icyemezo cyo kuza gufungura nanone itorero hano muri South Africa? Izo nzira zose zirashoboka mu gihe ibintu byananiranye, ariko ntekereza ko atari aka kanya. Wenda njye ariyo mpamvu ngira ngo ngire icyo nisabira abashumba bayoboye amatorero muri South Africa, Pastor Kadende, Pastor Martin, Pastor Muganga, Pastor Gabriel n'abashumba ba Niba. Ibibazo byose bihari ni ubushake buke bw'abashumba. Bazampamagare bicarane bambaza ibyo ngewe nenga, mbibabwire n'abandi bantu banenga. Nibiba ngombwa bahuza itorero ryose muri rusange, tubereke ibyo tunenga bidakwiye mu nzu y'Imana. Nkabasaba ngo aricyo nshaka gusaba aba bapasiteri b'abakozi b'Imana batubyaye mu ijambo ry'Imana, Pasiteri Nsanzurwimo, Pasiteri Usabyimana Samuel n'abandi bapasiteri aho bari babaye mw'uyu murimo, n'abapasiteri Kadende nibandika ibarwa basaba bashumba bakuru habeho inama rusange iduhuza n'abo bayobozi, tuvuga ibyo tubanenga, bemere guca bugufi ku byo baba barafutamyeho, natwe duce bugufi ku byo twarafutamyeho. Ariko wimbwira ngo Jacques naze ngo apfukame ngo imbere ya kanaka, wese n'umwere, we n'umwere. Uwo muntu akwiriye gusengerwa nk'uko na Jacques asengerwa, agasaba imbabazi itorero nk'uko wenda nanjye hari ibyo yanshinja nanjye ngasaba imbabazi. Areka kwigira marayika cyangwa umutagatifu kandi hari ibibazo yagize mu ruhare. Emera uruhare rwanjye, wemera urwawe. Nge aho niho mpagaze. Nkavuga ngo rero niba badashoboye kwandikira abo bapasiteri bakuze kubera ko ibintu byinshi byagiye bipfa bitewe n'uko bamwe bagiye biha ububasha badafite, twebwe kuzafata undi mwanzuro dusabe ADEPR
nk'itorero ryatubyaje ubutumwa rifata umwanzuro bahamagare pasiteri Simon Pierre n'abandi bapasiteri ntazaza ari umwe, twicarane nabo badutangirira umurimo, abo bantu tubarekera ibintu byabo. Uwahunze itorero rya Pentecote ntazabizemo, ariko utarahunze itorero rya Pentecote azabizamo. Dukeneye kubaho mu bumwe, mu rukundo, mu bwubahane, mu murimo w'Imana. Nicyo ngicyo ngewe mpagazeho. None Jacques, mbere yuko wenda ibi bintu abantu babimenya binyuze mu itangazamakuru, mwaba mwaragerageje gushaka kwicarana n'abapasiteri ngo mureke ibibazo bishobora gukemuka bakabyemera cyangwa bakabyanga? Yo muntu w'Imana, amagambo ari muri Bibiliya muri Matayo 18 umurongo wa 15 kugeza kuri 17 narawukurikije. Abo bene data narabasanze birananirana, mbateza abandi bapasiteri bazana ibintu by'igitugu, mbibwira umushumba wa Malawi, mbibwira muzehe arinda ubwaza, turanicarana nkuko nabisanze urwimo, nkuko nabivuze mu kiganiro cy'ubwashize. Yewe nyuma yaho agendeye mfata umwanzuro wo kumenyesha itorero, nandikira umuyobozi mfiteho ikibazo, mubwira mu ncamake, menyesha n'abadiyakoni. Akanga abadiyakoni bamwe barambwiye bati Jacques, iyo aba ari umuntu ufite ubushake yari kwemera tugakora inama n'abadiyakoni, nawe ukavuga ibibazo uko bimeze, tukabyumva, tukamenya icyo twakora. Ariko turi mu itorero rimwe igitugu, turi kumwe. Ni ukuvuga ngo rero birinze ubwo bigomba kujya hanze, n'ibitaraha bizahagera. Icyo yicare bakizi, ni hatari hano bizahagera. Nge nta kibazo mfite, niteguye kwisobanura, nkanasobanura ibintu kugira ngo bikebanuke. None impamvu nyamukuru ubona itera iki kibazo nkuko twabivuze mu kiganiro cyashize, ubona ari iyihe? Ese igisubizo cyabyo nkawe Jacques ubona ari ikihe? Ndabizi neza ko utavuga mu ijwi ryawe gusa, ahubwo ufite abandi bantu ushobora kubuhagarariye. Mubona igisubizo ari ikihe? Abantu bafite ibibazo nk'ibyo mfite ni benshi, hari n'abafite ibirenze ibyo mfite, kuko mu nzu y'Imana hagiye haberamo ibintu byinshi by'amafuti cyangwa by'amakosa bikwiye gukosorwa, harimo n'ibyaha abantu bakwiye kwihana. Icyo nacyo abantu ntibagice ku ruhande. Ngewe inzira mbona nyamukuru nuko abantu bakicarana bakavugisha ukuri. Niba binaniranye, twebwe ntago twahunze itorero rya ADPR, turi kumwe. Nta n'ikibazo mfitanye n'itorero rya ADPR, gusa nihajya ubuyobozi bubi muri ADPR bugiyeho mu buryo butari bwo, hakabaho kudeta nk'iyegeze iba mu gihe cyashize, bikagira ingaruka ku murimo. Ndagira ngo nkubwire n'abazumva iki kiganiro, iyo iriya kudeta yabaye yakozwe na bapasiteri Sibomana itaba, amatorero yose 80% mu makuru mfite, kuko itorero rya Zambia naritembereyemo, itorero rya Mozambique amakuru yamwe ndayazi, nganira n'abashumba baho, amenshi abakorana n'itorero ryacu rya Pentecote, kuko umushumba wari uriho nta miziro yari afite. Abakristo benshi twaramwemeraga, n'abayobozi benshi mu itorero baramwemeraga. N'uyu munsi wa none hari kurwana intambara zo kugira ngo ibyakoshejwe bikosorwe, nubwo Satani agomeza kwivanga, ariko hamwe no gusenga Imana ibintu bizagenda neza. Jacques, reka natugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi twabatumiyemo. Reka wenda tubanze dusome commentaire imwe cyangwa ebyiri zatanzwe za bamwe mu bafite ibyo bibaza, ugira icyo ubisubizaho. Uyu yagize ati nibyo koko nk'uko mubivuga, muravuga ukuri, kandi uko Jacques arimwe abisobanura birumvikana, kandi natwe turabizi nk'abantu bahoze basengera ku bibazo arimwe avuga. Mu by'ukuri twarahavuye, bamwe na bamwe duhagarika gusenga, tujya gusengera mu bene gihugu, atari uko tuhakunze, ahubwo ari uguhunga ibibazo bikomeza kugwira mu itorero ry'Imana. None turagira ngo mutubarize Jacques, ni ubuhe bufasha cyangwa ni iyihe nkunga ashobora guhabwa kugira ngo arusheho gushyira ukuri ku bibazo byabaye ahagaragara? Inkunga ya mbere ngewe navuga mu by'ukuri nkeneye ni amasengesho, kandi si kuri nge gusa, no ku murimo w'Imana. Kandi nkamumara ubwabo mubwira ngo niyihangane hamwe no gusenga Imana. Ibyo turimo bizatuvuna, tuzabira icyuya, ariko tuzagera ku cyo dushaka, mu gihe turi kuvuga ko dushaka ukuri n'umucyo mu murimo w'Imana. Nicyo ngewe namusubiza mu magambo make. Uyu nawe yagize ati Yesu nashimwe, turabashimira cyane SCIM TV, akazi keza mukomeje gukora. Turagira ngo mutubarize Jacques ko ari mwavuga ukuri, kandi ibyo avuga koko tukaba natwe tubizi,
ariko abavuga bakaba badakunda ukuri, aho ntiyazazira kuvuga ukuri. Njye nta kibazo icyo binteye, n'ubundi bisa naho ntuzira, kuko guhera 2008 natangiye kugaragaza ukuri aho kuri, ntangiye kubereka ko dufite ikibazo kandi turi guterwa nuko hari ibyo twakoze nabi, byaba byiza tubikosoye, fatirwaho inkota. Ntacyo yantwaye kuko ariyo mu mubiri, yibi y'umwuka wenda ari kugira ikintwara. Njye rero nkavuga ngo nta kibazo na kimwe rwose, ndagira ngo mubwire ngo na representant Sanzu Rwimo akimenye niba wenda ataranakizi, habayeho inama zirenga 30 zo kumushyira inyuma y'itorero ataraba representant, aharanira ukuri, ubwere, imiyoborere myiza mu itorero. Ntacyo yabaye birinde ubwo aba representant. Cyumvikane neza, sinshaka kuba pasiteri, sinshaka kuba representant. Nge ndi umucuruzi, nkeneye kuba mu itorero, ntanga icyacumi, ngatanga amaturo, bigakora umurimo w'Imana nk'uko twari dusanzwe tubaho. Sinkeneye ko ibyo binyuranye n'umurongo tuzi wo mu itorero rya Pentecote bibaho, mu gihe ngiye narambuye ikiganza cyanjye ngira icyo ntanga. Ubwo rero nkavuga ngo ku kibazo cy'uko nshobora kugira icyo mba muntu w'Imana, urupfu rumushije inshuro zirenga 3, ariko ari ibintu byapanzwe n'abantu ku giti cyabo, atari ukuvuga ko ari muri ibi ngibi, ni mu bundi buryo n'ubundi buhamya nazatanga ubutaha. Ntacyo nabaye, Imana yabayanye nanjye icyo gihe, n'ubundi izabana nanjye, kandi nzi neza ko bamwe babizi ko Imana yagiye indinda mu buryo butandukanye. Ubwo rero ndumva ko nta kibazo binteye, nashira impungenge ahubwo dusengere. Reka dusoze, ariko mbere yuko tugushimira, uyu yagize ati ariko se ubundi nubwo mwe muri mu kazi kanyu, ariko n'iki cyemeza ko ibyo nshaka avuga koko ari ukuri? Ikintu cyemeza ko ibyo nshaka avuga ari ukuri, nibemere baze tujye mu biganiro, nibiba ngombwa ngo abanyamakuru bazabibatumiremo, tubivuge dutanga n'abagabo nabo bazaze bagira icyo babivuga. Aho bazasanga wenda ntaravugishije ukuri bazanyomoze, ariko naho bazasanga naravugishije ukuri bazemera amakosa yabo cyangwa amafuti yabo. Nuko njye mbyumva. Murakoze rwose. Jacques, reka rero tugushimire cyane kuri uyu munsi, kandi tukwifuriza kugira amahoro y'Imana, kandi turifuza kuzagutumira mu kiganiro cy'ubutaha kugira ngo tugire ibindi bibazo tukubaza, kuko commentaire zo ni nyinshi cyane. Urabitwemerera? Njye nta kibazo mbifiteho, ariko nabo bantu bavuga gutyo bizabe byiza nabo mubasanze kugira ngo babe bavuga ukuri, n'ubwo abantu baba bafite ubwoba, ariko bihangane bavugisha ukuri. Niko namwe mvuga kuva na kera, iyo uvugisha ukuri ukaba uri mukuri, nta mpamvu n'imwe byanze bikunze uratsinda. Reka tubashimire. Murakoze cyane. Asante.